Ibyo koko umuyobozi uwo ari we wese wo muri Afurika cyangwa se no ku yindi migabane ushatse guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo birangira nabi kubera ko batangira kumuhigisha uruhindu ndetse isaha n'isaha aba yanapfa. Bamwe mu bayobozi mwagiye mwumva bagiye batandukanye, bamwe bagiye bashimutwa, abandi bagatumwa za drone zikagenda zikarasa ahantu rwose ugasanga bahise bahaburira ubuzima, abandi bakabagambanira babicishije mu bo bakorana, bakabemerera inkunga no gushinga imitwe ya gisirikare cyangwa se inyeshyamba, bityo zigaheraho zikarwanya ubutegetsi kugeza bakuyeho perezida yafatwa ari muzima, ubuzima bwe bukabugiye mu kaga, abamufashe rwose bakamwica iyica rubozo nk'ibyabaye kuri ba Gaddafi n'abandi bagiye batandukanye, cyangwa se abamwe mu basirikare rwose babagira ubumuntu bakamufata bakamufunga, nukagaheraho agashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye we n'umuryango we, ubuzima bwabo bwose bakabumarira muri gereza. Sibo gusa kandi nanone hari ufatwa akoherezwa muri ibyo bihugu n'ubundi byari byihishe inyuma y'izo nkunga, ubundi ubuzima bwe bwose nabwo akabumara ahafungiye, bakamushinja ibyaha byo gushinga imitwe y'iterabwoba, gucuruza ibiyobyabwenge ndetse no kwigomeka, kubangamira abaturage ndetse no kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu kubuhonyora, ubwo gutyo ubuzima bwe bukaburangiye gutyo. Impamvu ndi kubivuga ndashaka kubihuza na perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Paul Kagame. Nawe perezida Paul Kagame udakunda gutinya abantu bazungu kandi rwose utajya uripfana, umugabo w'intwari cyane, umugabo uvuga yashize amanga kandi agaragaza ko nta muntu n'umwe rwose arinda gusaba uburenganzira bwo kurinda igihugu cye, dore ko atanatinya kuvuga ko igisirikare cy'u Rwanda cya RDF, Rwanda Defense Force, ari kimwe mu gisirikare gikomeye cyane ku isi, dore ko ejo bundi cyanegukanye umwanya wa 6 muri Special Force ku rwego rw'isi, niwe wahatanye ndetse mu kugaragaza ubuhanga n'ubudahangarwa igisirikare cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda rero igisirikare cy'u Rwanda rero cyegukanye umwanya wa 6 ku rwego rw'isi, umwanya wa mbere mu rwego rwa Afurika, bikagaragaza ubuhanga bw'igisirikare cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame rero nanone bavuga ko abangamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ngo ashinjwa kuba afasha M23, kandi M23 ikaba ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo ahantu kano kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amasosiyete yayo bakabaye bari gucukura amabuye y'agaciro rwose yoherezwa muri New York cyangwa se no mu yindi migo no mu yindi mijyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse bikavugwa ko rero biri kubangamira ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko bivugwa ko ababyishe inyuma ari Perezida Donald Trump ndetse na Michael Rubio akaba minisitiri w'intebe wa cya gihugu. Biravuga ko rero Perezida Paul Kagame nawe ashobora kuzashiduka ahanganye n'isi, ndetse uburayi bwose bwamwikuyeho, si we gusa kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumugendaho nk'uko byagenze kuri Gaddafi. Gaddafi wahoze uyoboye Libya, ibyamubayeho murabizi. Gaddafi wahoze uyoboye Libya yari umugabo rwose wafashije igihugu cye mu gutera imbere, igihugu cye kiza kuba paradizo ku buryo nta muturage n'umwe wakodeshaga, esasi bayiboneraga ubuntu na mazutu ku baturage batuye mu gihugu mo imbere, abana bigiraga ubuntu guhera muri primaire kugeza secondaire na kaminuza, washaka no kujya kwiga hanze igihugu kikakwishyurira, warangiza kwiga ntubona akazi leta ikaba irimo kwishyura amafaranga rwose wakabaye urimo urahembwa. Ibyo ngibyo ngaho bidahagije kandi bakarenzaho guha abantu amafunguro ku bantu batayafite, barashoye imigabane hirya no hino no mu Rwanda barahageze ku cyitwa Rwandatel, ariko bagiye kumugambanira isi yose iramugambaniye, imitungo ye yagiye ashora hirya no hino rwose irafatirwa, asigara nta n'urwo kwishimisha urwara, abana be rwose bashyirwaho impapuro zibata muri yombi. Gaddafi nuko nguko nawe atangira guhigishwa uruhindu, ubwo bamusize nta n'igiceri na kimwe asigaranye mu mufuka usibye yabitse mu gihugu cyemo imbere, ariko nanone abaturage nabo batangiye kumwihigira kubera bwa butegetsi bwo mu Burayi ndetse n'abandi bw'abazungu batangiye kumuhiga. Ibyari Gaddafi wari umwami wayoboye imyaka irenga 41 nta muntu umuvugiramwo, afite igisirikare kidasanzwe cyane kitavugirwagamwo, wumvaga nk'aho ari igihangange kandi utaratinyaga kuvogera ndetse no guhangara ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu Burayi, by'umwihariko nka NATO ndetse na OTAN. Rwose babwizaga kuri nta guca ku ruhande, akababwira ko nta mpamvu yo kubangamira Afurika kandi Afurika ari umugabane ugomba kwigira no kwigenga, kandi bagomba no guha umwanya muri NATO na OTAN abanyafurika nabo bakagira ijambo, bakajya bafata ibyemezo, usibye ngo ibihugu byari byarafashe uriya muryango bikawibasira, bikaba bigomba kuyobora isi kandi isi ikagomba kugendera mu mategeko yabyo. Kuri Gaddafi ntabwo yabyumvaga neza cyane, ibyo ngibyo ari nabyo byamukuriye urwango, rero batangira kumushinja ibyaha byinshi cyane, birimo gufasha imitwe y'iterabwoba, gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi bigiye bitandukanye. Nuko baheraho rero bamufatira ibihano, barangije bategeka ko imitungo yiwe iri ku isi yose igomba gufatirwa.
Ibyo ngibyo byamaze kugerwaho iyo waba uri perezida w'igihangange umwe utinyitse mu gihugu cyawe, nta kintu na kimwe wakora kugira ngo byikureho, ikiba gisigaye ni ukuguhiga ndetse bakaba banagushyiraho impapuro zo guta muri yombi nk'ibyabaye kuri Vladimir Putin. Buriya nawe hari ibihugu atakandagiramo by'umwihariko nk'ibihugu byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuhajya aba yaganiriye na Perezida Donald Trump akamwizeza umutekano ku buryo haramutse hagize n'ikimubaho intambara yahita inatangira hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu, hakaba hanakwegurwa intwaro za kirimbuzi zikaza rwose zigasibanganya imigabane igiye itandukanye n'inzirakarengane w'umugabane wa Afurika udafite icyuzi nawe rwose ukaba wabigenderamo. Ni ukuvuga ngo rero harimo ibihugu rero bigiye bitandukanye biba bigomba kugenda bihura n'ingaruka mu gihe rero bibangamiye isi cyangwa se bidashaka guhuza n'Uburayi n'ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyoboye isi kandi akaba n'umupolisi w'isi, ndetse binavugwa ko kandi nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zatangiye kubona ko uri umunyepolitike uwo ari we wese ushaka kubangamira inyungu zabo ugomba kuvanwa mu nzira n'itegeko. Ibyo sindi buze kubigarukaho cyangwa ngende nkubwira bamwe mu mazina y'abayobozi bagiye bavanwa ku butegetsi, ahubwo ndagira ngo twigarukire ku byacu mu Rwanda. Perezida Paul Kagame abo mu Burayi ndetse no hirya no hino batangiye kumubona nk'ikibazo, nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Bavuga ko Perezida Paul Kagame nta diplomasi agira kandi adashaka no kumvikana, by'umwihariko mu kugarurira amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo byongeye kuburwa ubwo yavugaga ko nta ngamba z'ubwirinzi Rwanda zigera afanaho, byaba bisubiyemo ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cyitwa Jeune Afrique mbere yuko dutangira kwinjira mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Yene nababwira ngo twifatanyije n'abanyarwanda mwese kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, twibuke twiyubaka ku nshuro 32, twibuke ari amahano n'amabara yabaye mu Rwanda, ubundi twigiyeho no kubana neza n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda no kwirinda ko byakongera kuba mu Rwanda rwa Gasabo ndetse no kumeneka amaraso nk'abyabaye 1994 na mbere yaho. Tukomeze rero nk'uko ndi kubikubwira muri rusange, Perezida Paul Kagame ni umugabo udakunze kuripfana, abenshi banavuga ko nawe ashobora kuzahigwa bikazarangira ngo nawe ari guhigwa ngo bari abayobozi kubera kudatinya bamwe mu bantu bo muri kudatinya bimwe mu bihugu byo mu Burayi n'ibindi. Perezida Paul Kagame ntajya aca ku ruhande kandi avuga ashize amanga, iyo ari kuvuga ko rwose ibihugu nka biriya byirirwa bimukangisha ibihano, nyamara ibyo bihano nta kintu bibabwiye kandi ibyo bihano rwose atazigera kubita amavi hasi kugira ngo ibyo bihano bivanweho. Perezida Paul Kagame yavuze ko azakora igishoboka cyose kugira ngo igihugu cye n'igisuzugurwe no kurinda ubwo byamusaba kuvana ingabo ze aho zagiye kubungabunga ubutumwa bw'amahoro, sibyo muri Mozambique n'izagiye muri Loni zitajya zivugwaho, naho avuga ko rwose azazivana ize muri Sudani ndetse no muri Central Africa. Perezida Paul Kagame kandi yarahiriye abanyamahanga ko nta muntu n'umwe asaba uburenganzira bwo gucunga umutekano w'igihugu cye, kandi ingabo ze za Rwanda Defense zifite discipline ku rwego rwo hejuru, ziteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo zirinde igihugu muri rusange. Bamwe mu basesenguzi mu bya politiki bavuga ko iyi politiki cyangwa se ibintu mu miyoborere bishobora kuzarangira bigenze nabi, nk'abandi bayobozi bagiye baza bakongenda, abandi bayobozi bagiye baza bafite ndetse umutima ukomeye nk'uwo nguwo twagiye twumva, ariko ibyabo bikazarangira bahizwe. Bari barubatse ibisikari bikomeye cyane, bafite umutekano uhambaye cyane, ariko abo hirya iriya uburengerazuba bakaza bakabahiga kugeza ubwo bakuyeho. Bivuga ko akenshi bagiye gutangira kubikora gutyo bifashisha bamwe mu bayobozi basanzwe bakorana ndetse n'uwo muntu bya hafi, bakabasezeranya ubufasha bukomeye cyane ndetse birimo no kuzabaha ubuhungiro no kuzajyana abana babo mu bihugu bigiye bitandukanye n'u Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga mu mashuri ahenze, amafaranga agomba kuzabatunga kuva bavutse no kugeza bapfuye, ndetse bagatangira guhigisha uwahoze ubayoboye uruhindu birimo no kumugambanira, aribyo byitwa kudeta. Afurika kano kanya ifite bamwe mu bayobozi bagera kuri 2 ndetse batavuga rumwe na bamwe mu bazungu, kandi bagaragaza ko Afurika ifite kwigira no kwigenga, harimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni, aka Perezida Paul Kagame, yewe hari n'uwa gatatu nari namwibagiwe ari wo bita Idrissa Traoré wa Burkina Faso, umwana ukiri muto cyane muri politike ndetse uheruka kwigarurira igihugu cya Burkina Faso ndetse wanakiyoboye akahita azengereza bamwe mu bazungu baraje kugikoloniza imyaka yibaye myinshi cyane. Ubu ngubu igihugu kikaba kimeze neza, abaturage bakaba baririmba intsinzi, nubwo politike ye nayo ivuga ko harimo agashake buhake bagishaka kongera kohereza ndetse ibi bufasha ku myitwe yitwaje intwaro kugira ngo yongere kuri ubutegetsi bwiwe. None Perezida Paul Kagame arashinjwa kuba yanashinze n'undi mutwe ngo wa P5 kugeza ubu Rwanda nta kintu ndabivugaho, nyuma yuko babonye ko FDR ngitakiri gukora cyane kandi leta ya Kinshasa yihaye intego ngo kuyisenya, rero ko umutwe wa P5 nawe urimo nakorwa hanga mu Rwanda ndetse ngo ugiye koherezwa mu rwego rwo kugira ngo uvuge ko ari uwawe Kayumba Nyamwaswa ugiye kuza gutera leta ya Kigali ngo bityo ngo u Rwanda ruhereho rwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kujya kurwana. None ngo ibyo ngibyo byaje kuvumburwa ko uwo mutwe ari uw'u Rwanda nk'uko iperereza riri kubyemeza ndetse n'abazungu
agashakiye buhake baba mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko uwo mutwe ufite inkomoko ku mitwe yari isanzwe iriho ya MLDP ndavuga twirwaneho riditabara ihanganye n'ubuyobozi bw'u Burundi ngishaka kuri ubutegetsi bwa Neva ndetse usibye n'ibyo ngibyo na FC23 bagakora mu rwego rwo kuba bashaka gutera Kigali nyamara ngo bwaba ari abanyarwanda. Ibyo ngibyo Kayumba Nyamwasa bihakaniye kure ndetse anavuga ko nta mutwe yigeze ashinga witwa gutyo mu rwego rwo kugira ngo agaragaze ko nta mutwe yigeze ashinga kandi ngo bivuga ko bagiye kuzatera leta ya Kigali. Bamwe batangiye kuvuga ko ngo umutwe watekoreye imyitozo bamwe batangiye kuvuga ko umutwe wakoreye imyitozo mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi bwo nta kintu burabitangazaho usibye kuvuga ko umutwe ngo nawe wa leta ya Kigali, usibye ko na leta ya Kigali itaremeza niba umutwe ari uwabo cyangwa se atari uwabo. Ibyo ngibyo ngo ni nk'indandaro cyangwa se nko gushaka guca ukundi kuntu gushinga indi mitwe mu rwego rwo kugira ngo leta y'u Rwanda izagome mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ivuga ko yagiye guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irimo niyo ngiyo navuze haruguru yawo. Urumva ko ibintu bitoroshye cyane rero nk'uko ukomeje kuba mubi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibintu bikomeje kugenda bizamba umunsi ku wundi. Ese leta y'u Rwanda koko yaba ari ibyihishe inyuma cyangwa se baba bari kubeshya ntabwo ariyo yaba ibyihishe inyuma? Reka tubyumve neza cyane. No kuvuga ngo Perezida Paul Kagame rero ngabangamiye inyungu za bamwe mu banyepolitiki bo mu bihugu bigiye bitandukanye bifuriza ibuye ry'agaciro kwa Afurika, bifuza ibuye rya Afurika bakaba bariyifuza mu bihugu byabo ndetse no kugira ngo baryigarurire. Bakorera ikigomba kubanza ngo kuba ngo no kubanza kuvana umwanzi mu nzira. Twagiye twumva ari ibihugu rero bigenda bishaka umuntu wese ubangamira abantu cyangwa se ubangamira ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ku bihugu nk'ibi ngibi bifite ubukungu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babifuza. Ibihugu bigiye bitandukanye biba bifite ibihugu bigiye bitandukanye bifite ubukungu bikomoka kuri peteroli, amabuye y'agaciro n'ibindi. Iyo bidafite ubwirinzi ndetse bidafite n'igisirikare gihamye ngo kibashe kwirwanaho nk'igihugu cy'Uburusiya ndetse kibe cyarateguye mu kurinda umutekano wacyo, icyo gihugu kiba kigomba kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane kuko isi kigendaho kandi ikakibona bikarangira icyo gihugu kitagize umutekano habe na gato kubera ko kiba gihoramo intambara. Buri umwe wese yifuza ubwo bukungu bwacyo, ubwo bivuze ko ufite imbaraga rero uza guhangana bwaje guhangana abandi bose bari basanzwe bahari abavana mu nzira agasigara akora, ubwo n'undi azashaka kuza bikazamusaba guhangana na ba wundi, ubwo igihugu kigahera gutyo nyine kigahora mu ntambara ndetse zitajya zirangira. None se mubona Perezida Paul Kagame n'abangamiye bamwe mu bazungu, ubwo se nta kibazo bizateza? Reka tubitege amaso.